aravuze ati wowe ufite amaraso maze ntago ujya wanduza. Kazati warakeye ati ruzi ko n'umuntu yakongera akagutereta. Nigeza abona umugabo w'Imana yamaye muri bintu. Ari abagabo baza gucyashye yegera w'Imana izamu wanje. Sebye umukozi w'Imana sebye n'Imana. Nukuri. None se abantu bafite imyumvire navuga mibi bumva ko indaya itahinduka nyamara tuzi ko ari nizuba ku rugo rugakomera. Wowe wababwira iki? Ni nk'abantu wenda icyo gihe baje bakakubwira uti twumvishe ndatanze ikiganiro ko wanduye natwara twanduje. Ni nkomeze nasenga n'Imana nzayikira. Ariko je nagiye ku rusengero. Mu pastor arambwa ati mukuyeho indwara. Koze Imana ibitangaza ukoze ukawumpaye bino bintu ndishimye kuva nabaho n'ubumbi bibonye. Urakoze Imana igukuriraho ukuye. Imana iguha imigisha iguye n'imbaraga. Aho ukuye ibingibi n'ibindi bizaza Imana ikongerere rwose. Unakuru nabivuga rwose ndagusengera amashengesho agushimishe kandi Imana izakongera ibi bintu ahantu ukuye. Imana ikongerere ariko ikintu ngusaba ka telefone njya ngusohoza. Amya bukuri twitabe Yesu ahagaze ku rugi rwanjye n'urwawe akumvisha ijyojwi rikongorera nundebe gutya nje nubwo narongorwanga n'abagabo n'utugabo tubava ngo n'ubusaza narongorwaga n'abana bafite imyaka 15 abagabo bakitse babandi baba boss kundwaga n'abagabo. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubaye ikaze umerere mu mande zose z'isi ndabasoje abari mu Rwanda East Africa nango nakibagirwa abari muri diaspora no kuri nanjye ndabakunda ko namwe ndahema kugaragariza urukundo bose twikubera mu mama muramubona no mu mama reka mvuge ngo wabaye mwiza cyane akaba yitwa Mariam twakuranye part 1 haza umuntu umwe yifuza kugira icyo twamushyikiriza. Mama tugwaye ikaze. Murakoze. Mese neza. Kuri gusa neza cyane banganiriye. No kubera Imana. No kubera Imana n'ukuri. Hanyuma Maria usigaye ujya gusenga? Ndasenga. Turatangiza none n'isengesho. Uyu munsi ubuzima bwaje guhinduka uva muri bwa buzima bubi uyu munsi noneho harahugeze uzimana. Sibyo? Kadusimbaza Imana. Yego. Uwiteka Mana nyirinzima. Twongeye kukujya imbere Mana. Uwiteka Mana urabizi uko wankoreye igitangaza ukankora muri biriya bintu. Uwiteka Mana sinakongera kuvuga yuko Mana nagaruka imbere y'amaso yawe kugira ngo mvuge ijambo ryawe. Uwiteka Mana ndakwinginze ngo Mana Uwiteka warandinze Mana narakubwiye ni Mana nunkura muri biriya bintu Mana nzaguhimbaza nzaguhishimwe. Uwiteka Mana ndakwinginze ngo Mana urareba bano bantu baje kunsura Mana nukubera ko imibereho nari ndimo byahindutse. Uwiteka Mana ndakwinginze ngo Mana baje kunsura ubayobore kandi ubarinde ubahe amavuta yamanuke mu ijuru ubahe n'imbaraga naha ibintu bazanye ubongerera imbaraga babashe kunesha. Uwiteka Mana ndakwinginze ngo Mana tugwaye ishimwe ibyo wakoze n'ibindi uzabikora uzama imbaraga zo kunesha kandi imbaraga zo gukomeza gusenga nkomeza Imana yawe. Uwiteka nzi kuzabikora kandi nta kidahinduka. Urakoze Mana. Amena. Usigaye uzi no gusenga? Usigaye kazi? Maria, hanyuma uyu munsi navuga ngo ubuzima ni bwiza kubera ko haraho wavuye wego ntago uragera kure naho uragera ariko uyu munsi ujya gusenga. Urasenga. Usenga kuwa kangahe? Kuwa gatatu no kuwa gatandatu. No kuwa gatandatu. Hanyuma bwa mbere twakoranye ikiganiro ndetse abantu benshi simbizi wenda ari nimero watanze ndetse uyu munsi hari benshi babuze kwibaza iriya nimero ni yandi kugira basobanurire n'undi muntu uzagira ikintu abona azavuga ati ino nimero nayicaho none mfasha no mama kuko ari benshi nabonye muri comments bandika ngo tugiye kumufasha dusanga ari irindi zina noneho ndavuga nti ubutaha bizabyiza ndukora ikiganiro akaba yabasobanurira nubwo ari wabivuzemo. Inomero washaka hano umushumba wanjye pasiteri. Umushumba wawe. Urongera noneho uyitubwire kuva uyu munsi urayisobanuye abantu ntabwo basongera gutekereza ko ari undi muntu harabakomezaga bavuga ati amazina kadahuye na nimero ibintu nk'ibyo.
ndayibana riba ko ntago nyizi mu mutwe iyi nta kibazo uraza kuyiduha hanyuma uyu munsi wenda twabanye ikiganiro kuri cano bita ndiho TV umusore wawe yaje kugusura uko byakire gute kuba yaraje ubuzima bwarahindutse umusore wanjye yaje kundeba asanga imibereho nari ndimo kubera ko yaraje asanga mu nzu nari ndimo narimutse abonye aho nimukiye yarishimye cyane ati mama ati ndishimye ati nayo ko nari nagiye mpangayitse ubuzima wari urimo nkaba ngarutse nkasanga ubuzima wabuvuyemo ati ndishimye cyane ku buryo yaje mu rugo tukaganira ntabwo twigeze turyama twaraye tuganira yishimye yambwira ati Imana uriya mushumba gukoreye kuri ati namukunze Imana izamuhe rwose izamuha imigisha cyane ati umuntu wagukuye muri biriya bintu ati Imana izamuha umugisha rwose nta kundi wabigenza urumva uko yambwiye hanyuma wenda ari umwuga akoraga navuga ngo ugayitse uburayi ariko uyu munsi ubuzima bwaje guhinduka we byakire gute kubona mama we none hari mu buzima bwiza umushumba we yaragize uruhare mu kuba ubuzima bwe bwahinduka ubuzima bwarahindutse nubwo bwahindutse hari abanci intege ariko nkavuga ni mfite ijambo ry'Imana Imana izajya ibansindira mu izina yego tukiraho utangira kuva muri ruriya rugendo rubi uyu munsi ndashaka kumbwire abantu baguca intege bakubwira he magambo hari ubwo baza mu nda duturanye kubera ku nzu ku yindi araje akanywera inzoga imbere yanjye ye nkahita nigira mu nzu akavuga ibigambo akavuga ati Mariyamu nako ati Mariyamu ati wowe inzara nikwica bakagusohora mu nzu tuzongera tukubone hariya ku muhanda ndavuga ni njyewe kuva nabonye iriya Mana urumva ntago nubwo inzara yanyica nubwo bansohora mu nzu Imana izi mugambi yamvanye muri biriya bintu n'umugambi zongera usoze kuva yarankuye muri biriya bintu ninjye ntago nzagaruka muri uriya muhanda aho kugira ngo ngaruke muri uriya muhanda urumva najya ahandi ariko wowe utambonye ahandi ariko ntasubiye muri buriya burayi urumva hanyuma Maria niba atari ibanga reka mvuge atari ibanga kwetse ko bitari nibaga kuko ni ibintu byiza cyane niba atari ibanga umupasiteri agufasha iki umupasiteri wawe mu buzima bwa buri munsi umupasiteri umushumba wawe muri make umushumba wanjye kuva najya kuri YouTube nta muntu wigeze anzanira ibyo kurya uno mushumba niwe wamfashaga ibyo kurya amavuta niwe wayamaga yo kwisiga icyo kurya yavati Mariyamu ngwino igihe tarabona icyo kurya uzajya urya iwanjye urebe ko nari mfite n'umwana bakishimira bakavuga ati umwana wawe muzane nawe azajya arya mu rugo urumva nta kintu nigeze mbura kwa pasiteri icyo kurya arakimaga umwambaro urabona kana gatenge arakanguriye n'ukuri pe ndabona ukeye urasa neza rwose nta kintu namushinza ku buryo ati Mariyamu ntuzatinye kuvuga ngo urashonje mfite icyo kurya uza n'ukuri pe yego n'ukuri yarakoze cyane umushumba wa Mariyamu hanyuma uravuze uti nta muntu wigeze amfasha ndetse navuga ngo waranabivuze uti ndi mu buzima bubi ariko hari umuntu umwe n'umukobwa umwe yaravuze ati uriya mama naramwikundiye nabonye ko nubwo ari wa muntu uvuga uti nahuye n'ibyago reka tubyite ibyago ndandura ariko afite umutima mwiza ati nta mushiha nta munaba afite ati byibuze nubwo ari duke ndifuza ko hari akantu byibuze yabona nuko aravuga ati ibyo byose ubonaho ni utuntu yambwiye nakugurira wowe byakiriye gute rero rwose nishimye kuva nanashaka sinigeze mbona bino Mariya ntukasetse ariko banaje tukuva nashaka rwose nishimye rwose ntago nigeze n'umugabo nari narashatse nigeze ngurira ibintu bingana gutya ako mana none uyu munsi narya gafiriti iyi ni cyo kintu warukumbuye cyane ko wenda kwa pasiteri hari byinshi wahabonaga kwa pasiteri nta kintu yamishaga nari ndi nk'umwana mu rugo yego yambaye ati inyama nzajya ndyaho uzajya nyirya ifiriti ntago yameza kujya mu nzu atekereza umuntu yizeye none umuntu w'indaya nk'uwo mupasiteri wamunganyisha nukuri ntacyo pe rwose nta kintu namunganyisha pe yakize nk'umwana mu rugo ava ati wowe ugiye utarabona ibintu uzajya uzurye hano nukuri ikibazo
ya kusengera uzi ko ngenda ku rusengero guhimbaza ikajya gutegura urusengero abase ubwo bwashimiye Imana nukuri dushimye Imana cyane hanyuma nubundi azakomeza yegereze mikro azakomeza nubundi kukuba hafi cyane ko ari umuntu navuga kuba hafi mu buzima bwa buri munsi hanyuma hari ukuntu umuntu ashobora kuba yicaye yarahuye n'ikibazo abantu benshi bazi ko bagira imishiha cyangwa se umunabi ariko natungwe n'ukuntu abantu muri comment bavuze ati mbega umumama w'umwana mwiza mbega umumama izo mbaraga zikura he cyangwa se wanazikuraga he cyane ko ari nabanditse muri comment ngo na mbere n'ubundi ukiri muri bya bikorwa navuga bibi by'uburayi n'ubundi ngo wagiye umutima mwiza ntabwo aruteye nk'abandi umva hari ijambo rijya rivuga ngo Imana ngo igukura kuri 0 yego ikagushyira hejuru urumva nari kuri 0 sinari nzi ko nabona bino bintu kandi ntarwo navuga ngo nambara gutuntu tugufiye ariko nsigaye nambara igitenge nkikwiza nkavuga ntari ko Mana nongeye ngaruse nk'umubyeyi koko nabana banje baje bambona bakishima icyo gihe niba atari banga wambaraga gutuntu tugufi iyegereze mikro nambara gutuntu tugufi yatwamini urumva nta mwenda muremure nagiraga urumva nawo uretse kino gitenge no mushumba yanguriye nkavati ntago wajya mu rusengero ngo ujye guhimbaza Imana wambaye tuntu tugufi nibwo nguriye agatenge ati uzajye guhimbaza Imana ati niba Imana yakoze ibiti nibindi zabikora wowe ujye wizera Imana ntugacika intege hanyuma mushumba wawe n'umuntu navuga kuba hafi mu buzima bwa buri munsi wavuze ati reka hindurira ubuzima bigirwa na bakeya tuvugisha ukuri kamukure ku muhanda ku muganire nubwo ntamuzi ni umuntu wenda warinda yuraho ariko nemere mujyane mu nzu ubuzima bwa Kigali turabuzi burahenze buragoye ariko ninijya imvange ayirye n'isukari nkeya cyangwa se nyinshi dusangira ubuzima bwa buri munsi uyu munsi ndabizi iki kiganiro azagikurikira gira icyo umubwira kikuri ku mutima ujye wifuza no kumubwira ariko ugahora uvuga uti nzakimubwira uyu munsi ndabizi azagukurikira rwose ikintu namuha Imana imuha imbaraga zo kunesha abanzi satani ikomeza guca abantu intege n'abagenda ku muntu bakugira ngo bamuce intege kugira ngo ngewe bamuce intege ngewe ngaruke mu nzira iyo by'Imana imuha imbaraga nanjye imbaraga urumva imbere ye hajya hahora amavuta yo kunesha amen mbone n'umwuka kugira ngo nzaye mvugira Imana urumva nta kintu na rwose namushinza nanjye namusabira ijuru ridashira nakonya gashana Imana kandi nayo irabyumva ibintu yakoze biratangaje n'ukuri ko Imana biratangaje pe kandi n'ahantu nagiye mu rusengero urumva yego pasiteri afite umwuka cyane ndaba njye niyo mubonye arimo gusenga mu rusengero ngenda turika nkarira akomana ndaturika nkarira nkavane ko se Mana umuntu wankuye hariya ahantu akaba akize muri urusengero kambwira ati Mariya mu ngwino ushime nkabuka nkajya mu rubaga rw'abantu ntari kujya mu rubaga rwo gusengero rw'abantu kozi b'Imana kugira ngo mvuge ijambo akomana Imana izama imbaraga zo kugira ngo nzajye mvugira Imana nukuri kandi Imana nayo izabishoboza cyane hanyuma Mariya hari benshi baguca intege ndetse hari n'abavuga ngo iyo umuntu agiye mu mwuga mubi hari igihe atawuvamo nyamara tuzi ko hari benshi ubuzima bwahindutse bakava muri za ngeso mbi bakajya mu nziza uyu munsi wababwira iki nabwira njyewe abantu twajyanye mu buzima hari uwo n'indanja kuzibwiriza nkazibwa nteko se murabona ko murimo kunca intege mukavuga ati kazungu ati najya ati nareka uburaya nako nareka gusenga azagaruka muri ubu burayi nabura amafaranga yo kwishyura inzu azagaruka muri ubu burayi urumva ati none ko ndeba none harimo guhata umurego ati bimeze biti twaravuga ati biriya bintu ntacyo bimaze natwe turimo turifuza kugira ngo twazemo ndava ni mwebwe muzamaze muze mu rusengero muhimbaze mwere muzakurikira YouTube mvuga ngo YouTube muzamaze mujye mu rusengero mwihana ibyaha byanyu nimumara kubyihana Imana izabona yuko namwe ibi bintu murimo atari byo Imana namwe izabarengera mwebwe nimuzakurikiye ngo nagiye kuri YouTube kumubera imibabaro yanjye se Imana inkure muri ibi bintu ntago ari kuvuga ngo nagiye gusaba ibintu nagiye gusaba imbaraga z'Imana kugira ngo inkure muri biriya bintu cyane hanyuma ubona hari ababwiriza bagafashwa tuzi ko wenda indaya zinangira nero ujye kubwiriza ati genda toka kule
twajyaga tukorana yegereze mikro barazi wanjye nkavuga ati Maria ati bakaza hano kubera ko nabaga hano haruguru kubera ko ni mu kihe hari hepfo akaza ati twebwe twereke Maria ati Maria ni umwana mwiza ntabwo twabonaga ameze nka zirandaye ati twereke Maria mahana ndavana njyewe nkabwira ino ndaya haruguru nkavani nimuzambwire ahantu mba nje nakire agakisa kuko bazakunesha umutwe kuko bambaza Imana yanjye nabonye nkajya kubona nkabona bakabariza umuntu akababariza njya kubona nkabona baje mu rugo na bakoma nkasohoka nkasanga nibo nkabwira nti nje ntago nkiri muri uwo mwuga urumva noneho bakaza bagasunika urugi ndavuga ni wowe ni winjira muri iyi nzu Imana iragukubita inkoni uko nababwiye ejo budari umugabo waje ndavuga ni wowe ni winjira hano muri iyi nzu urabona igitangaza Imana iragukubita kazu ati warakijwe koko babaje nanone n'ubundi ngo bashaka kugwisha muri za ngeso wahozemo bakambwira ati biki mbega ukabona indaya kubera ko indaya yegereze mikro indaya bishaka kugira ngo izikazana abantu kugira ngo ibone yuko wenda ibigerageza irimo kuma nanjye kabona yuko nta kihagakiza uziko Papa Roger wa muhungu we yaje kuneka mani akasanga iwanjye nanicaye ko ijyanye nari mvuye gusenga asanga iwanjye ati kazuba ati nanije kugusura ni kutansuye mbere uje kunsura ndavuga ntireka mbaze ngusengere ndabasenya batekaza ati warakeye ati ruziko n'umuntu yakongera akagutereta nigezabona umugabo w'Imana yamaye muri bintu ari abagabo baza gucyashye yegera w'Imana izamu wanje urumva ni bira bintu nabivuyemo teranje kukwisurira rero ni Imana ishimwe nibuje kusura ni narivi wagize imbaraga nyinshi uravuga uti reka nsindi nera abantu bajye baza bakavuga uti dore dufite wenda 5,000 byacu bashaka kugwisha bagaragaze koko utakijijwe rwose barazaga bakashyira munsi y'urugi nkavani musubiza amafaranga yanyu ni muyajyane jewe amafaranga ibintu maze kubona birarenza yangaya murimo kuma yego nyago rero nasubira inyuma kujye sebye umukozi w'Imana sebye n'Imana nokuri none se abantu bafite imyumvire navuga mibi bumva ko indaya itahinduka nyamara tuzi ko ari nizuba ku rugo rugakomera wowe wababwira iki ndaje nababwira mwebwe buraya nabubonye nabugiyemo ibyo nabonye byose kari ubusa kuva narabonye Yesu urumva nimuze mujye murebe Yesu mujye musengera musenge mubone Imana muzabona ibitangaza birenze ibingi byo mu muhanda Imana irakiza igukura hano kure ubu ni igihe cyanjye cyo kubwiriza Imana nibyo kuvuga ubutumwa igihe cyageze rero nukuri hanyuma Maria tuzi ko wenda uri wa muntu navuga ngo wanduye kubw'ibyago kubw'ubuzima niko navuga bwari bubi ukavuga uti kamfe gukora ibi bintu cyane ko navuze uti nubwo nabikoraga sinabikundaga nabikoraga kubera ubuzima bubi ni nkari nk'abantu wenda icyo gihe baje bakubwira uti twumvishe wenda batanze ikiganiro ko wanduye natwara twanduje njye mu bintu bizima baravuze ati wowe ufite amaraso maze ntago ujya wanduza n'umuntu ubwo wanyanduje ni umuntu umwe ariko abantu ngiye nigeze njyamana nabo ntago nigeze mbanduza baravuga ati wowe twumva ngo urarwaye ariko se twebwe ko tujya kwipimisha tugasanga uri muzima turi bazima ndavani ni Imana numva ni Imana iri mfite w'umugambi ni ninkomeza nasenga ni Imana nzayikira ariko je bane nagiye kurusengera mu pastor arambwa ati mukuyeho indwara wari ufite urumva ntago ari umuntu umwe wabimbwiye abantu benshi babimbwiye muza mu rusengero barabimbwiye ati wowe Imana igukuye indwara zawe zose ati Imana igukizeho umubiri mushyashya navuze ni Imana amena nukuri Imana ikwiye irandwara nkaba ngiye nkaza njya guhimbaza Imana nta kintu nishisha mvuga ngo nta kintu mfite ku mubiri wanjye Imana yarakoze nukuri yarakoze hanyuma wenda tuzi ko mbere wakoreshaga ndeka mvuge ngo nk'ibiyobyabwenge biriya biyoga ibiki byose wabikoreshaga mbere yo kujya muri bwa buraye cyangwa se wabikoreshaga nyuma biriya bintu kugira ngo ngewe mbega ujya mu muhanda kugira ngo unywe ikintu kigutinyura kugira ngo ujye mu muhanda ubona umugabo wenda umutege ukavuga ati ngwino wari gutinya ukamuhamagara kandi bitari ngombwa umuntu ubukuruta cyangwa ugize ukurishije ubushobozi nk'umuntu ubunyuze hari ari kuri moto ukamuhaga ngo hagarara nkubwire utanywe ikintu cy'ubuyobyabwenge ntabwo watinyuka no gutereta umugabo mu muhanda ntabwo bibaho urumva ngere narabinywaga namara kubinywa urumva n'uwo nzanye ntanyishyure
kubera ko ibiyobyabwenge mba nanyweye Yo. ndishimye kubera ibintu wenda wanywa ibintu wamara kubinywa kubera ko umwishimiye bya bintu akakuyobya nta mafaranga nayaguye cyane nayaguye akagenda atayaguhaye ubwo ngubwo ndavana Imana ibi bintu ndabirambiwe Imana binkuremo nubinkuramo nzagushimira Imana ariko natinyije nuko Imana pasiteri yambwiye ati yambiye bwa mbere ati ngure tujye gusenga ngurira inzoga ndanywa maze kungura inzoga ati turagenda aje ndamwihisha ariko ntangaze yuko Imana yaje kumbwira ati tujye gusenga nta n'inzoga nguriye nubwo nahise njya gusenga nibwo nagiye ku rusengero mvuga ibintu bimbabaje ku mutima wanjye ko ndindaye n'ibiki ndashaka gukizwa nubwo navuye mu rugo rusengero ndaza ndakizwa maze gukizwa numva imbaraga z'Imana zimvuyemo n'ibiki byose ariko ntihashize iminsi ibiri kubakavuga ati Mariya ngwino uva muri kano kazu ujye mu nzu tugukodeshereje ahise ashima Imana mvuye muri kariya kazu kameze kuriya nabonaga gateye ubwoba navaga mu nzu najyaga mu nzu imvura yagwa nkashyira utuntu ku ruhande kugira ngo imvura itanyagira nyinjoro n'umwana wanjye nkamushyira ku ruhande kugira ngo umwana atanyagirwa nabana Imana ishimwe kumukize muri ranzu y'ibihumbi 2023 nkaba ngiye mu nzu y'icyumba na saro imeze kuriya ni n'Imana izamara inzu yanjye nukuri pe Imana izabikora Imana nizeye yanjye izanabikora nukuri hanyuma wenda mu minsi yashize wari ushonje ariko uyu munsi nubwo navuga ngo uwo wagiriyeho umugisha ni umukobwa umwe rwose ariko nubwo wavuga uti ndiye icyumweru kimwe byibuze wenda mu minsi izaza hari ikindi Imana izakora none ndabizi iki kiganiro azagikurikira gira ikintu umubwira ari kukureba ubu umureba rwose hano mukozi Imana ibitangaza ukoze ukawumpaye bino bintu ndishimye kuva nabaho n'ubu mbibonye urakoze Imana igukurira aho ukuye Imana iguha imigisha iguhe n'imbaraga aho ukuye ibingibi n'ibindi bizaza Imana ikongerere rwose unakuru nabivuga rwose ndagusengera amashengesho agushimishe kandi Imana izakongera ibi bintu ahantu ukuye Imana ikongerere ariko ikintu ngusaba ka telefone njya ngusohoza nukuri ka telefone ifite imbabarire mu ka telefone zajya ngusuza ibintu wampaye mu bintu wankoreye ya nukuri pe ni cyo kintu cyagushimishije muri ibi bintu byose wabonye shyira mikro byose nabishimye reba kano gafuka k'umuceri reba ikarito y'amavuta reba gahunga gafuka reba ibirayi reba ibishyimbo ariko Mana we ukora ibitangaza reba inuza akabido k'amavuta asubu nahimbaza muhaye icyubahiro nukuri kw'Imana yawe nta kintu Imana idakoze pe nukuri nta kibazo bambi twabahamya bukuri twitabe Yesu ahagaze ku rugi rwanjye n'urwawe akumvisha iryo jwi rikongorera rivuga ko Yesu akurarika kingura injiriwe musangire kingura injiriwe musangire amena nukuri ati kingura injiriwe musangire yo noneho babana wasizemo bwa buzima bubi Mariya niyihe nama wabagira nababwira nti mwebwe nimuve muri ubwo buraya Satana arimo arabayobya Imana ni nziza nukuri uguze Imana ibintu yankoreye ndimo ndahimbaza nukuri muhanda irambeho murimo mubivemo muze mbabwiriza agakiza Imana ibintu yankoreye nimbabwiriza cyangwa nkabajyana mu rusengero yegereze mikro mukajya mu rusengero Imana izabagirira ubuntu kandi bira bintu Imana izabegeramo umugisha mubivemo muhimbaza Imana ni nziza cyane urumva iki gihe turimo nicyo gushaka Imana ntago ari ikigiye cyo kujya mu muhanda wapi Imana kandi izabagirira neza cyane pe ariko ubundi hari ikintu ujya nibaza ubundi hari inyungu wigize ukuramo ndakeka cyangwa se inyungu abandi bantu bakuramo mu buraya ntayo nubwo washaka amafaranga nubwo washaka za miliyoni kugira ngo ushake uri mu ndaya ntacyo yakumarira ni umuvumo nta mafaranga y'Iburaya ntayo unatunze amafaranga mu buraya ahubwo ngiye najya kuyafata
hakamva mu ntoki urumva nsingira ikintu mvuga ngo ndakora urumva nge nakundwaga n'abagabo nundebe gutya nge nubwo narongorwaga n'abagabo n'utugabo tuzava ngo n'ubusaza narongorwaga n'abana bafite imyaka 15 abagabo bakitse babandi baba boss ariko se Maria tukiraho ubundi gihe hari ikintu njya nibaza wenda wowe wabibayemo uyu munsi hindurirwa ubuzima ubundi ubona nk'ikihe kibazo kibaho gituma umugabo w'umukire njya numva ngo ni n'aba boss baza akaba yanaparika imodoka ariko akagenda kugura indaya kandi mu rugo rwasize umugore ubona biterwa n'iki barazaga bakaza ati mutwereke umuntu witwa Mariam naraza nkabahakeya nawe mu bintu bishoboka ndakaza kafata ko se Mariam ko ndeba abantu baduta ku muhanda bakaza kwa Mariam bimeze gute nabakinga ako tekeza umuntu wajyaga mu kazu k'ibihumbi 5 akinja mu nju wanje ari umubosi akambwa ati wa mama we uri umwama mwiza nubwo urinda ntago bikwiriye no kuri pe abantu umuntu kuvuye haraza ko avuga ati Mariam ni umwana mwiza afaranga tuyakirara tukabona tatahanye yose ariko nanda washyira amafaranga hari ngo tatahane yose barayiba ariko Mariam wataga amafaranga hari Mariam akavuga ati ngwino yatore ati twabanya ari umuntu mwiza ati n'umuntu wakuvagaho yaza akatubwa ati hari indaya nziza itajya yiba nibiki byose nje tunabonaga iki abantu nkabujya kubona nkabona nane ndavana Imana kuva bimeze guki nani mwese nanjye sinzajya ku muhanda Imana izankurira amateka ninkurira amateka nzava muri ura muhanda kandi nzajye nashima Imana kandi ntinakoze isoni tukongere mupi bivuze sibwo yankuye muri karakazo Imana yaje kumvugira minkura muri karakazo bona ndajya ko n'ubu abagabo baracyarira Mariam ni biki abari hoya ntabwo kwishimira yuko wabahindutse bararira mwirira mwebwe muzaririra Imana ngiye mwindirira nukuri muzaririra Imana yanjye yankwiye hari ahantu mwindirira Imana hanyuma Maria wenda hari ikintu turi buze kuza kwibaza kuri iyi saha warahindutse uravuga uti ndi wa muntu nafashe icyemezo kuko uyu munsi nzi ko ukunda kujya no mu masengesho rwose ukanirirwayo ntago ndatangira kujyayo ariko uzajyayo hanyuma ndashaka kutubwira ikintu kimwe nk'uyu munsi babagabo wabagiriye inama bashobora guta ingo zabo n'ibintu bibabaje biteye agahinda uguze ikintu ngewe nasaba nibazajya baza no kundeba ikintu nzajya mbashingishaho shaka Bibiliya njye mbabwirije inuza ijambo ry'Imana nisomera hano nukuri mbabwira ni iyo uberetse Bibiliya ntibahunga kubera ko baziko reka mvuge ngo ni nkozi zibibi mbaye ijambo ry'Imana basome nibamara kurisema ndavani muryumvishije ijambo ry'Imana kuno rivuga ntimugasambane urumva akomana ntimugasambane urumva naho bizabinjamo bavuga ati wenda Mariam yarakijijwe ati wa mwana we twe kumutesha ijambo ry'Imana nabo bazaya babyumva mbabwira bazahita Imana izajya bakubita ijambo ry'Imana ahita bagenda cyane hanyuma zandazi cyumva ko Mariam azasubirayo gira nabo ubutumwa bagenera wandi bavuga ati Mariam nakubitwa ariko tuzi ko uwiringiye Imana bo baravuga ati ntago twabyishimira ko Mariam avuye muri bira bintu ngo ajye muri yanzu ejo bundi se Imana ni nako inuza nibaza bakamusohora ni inzu yese bamuhaye nibiki ndavuga niyo yaba atari inzu yanjye kuva naravuye muri yanzu ikanshyira muri n'ibindi zabikora nubwo Imana yamicyumba cyumwe na saro ariko nibera abana ntari mu buraya abana banje bamenye ngo navuye mu buraya bakaba barishimye nibabonye none nge nandagaye nibabona nandagaye bazongera basubira inyuma ariko kuva barabonye ahantu navuye bakaba barishimye ubu ngubu ni igitangaza ndaryama nkongera nkihindukiza kubera batora nakabana bashira bana hanyuma abana wenda warababwaga ati ngiye nkora i Kigali ariko sinkora akazi k'uburayi ntago nababwiye yego uyu munsi babyakire gute kubyumva kari ko wakoraga ariko nyuma noneho ukaza guhinduka ukuntu babyumvishije ntago rero narabibabwiye ngiye kubera ko nari mfite umwana wiga navuze nige ntago nzamuca intege kuko yacika intege n'amasomo akamunanira cyewe nzabikora rwihishwa abana banjye batazabimenya ariko rero kuva yarabimenye kuko nagiye ku YouTube nkabivuga yarabyumvishije ibi yaratangata ariko se mama ko wambeshye nako kuki bimeze guki nihangane yasaziye kunyiza kuva naravuye no muri ibi ngibi Imana izankiza ati ati komeze kwihangana ukomeze mu mashengesho rero ukomeze gusenga Imana izokorera bitangaza kuva gukorera ibi ngibi n'Imana izabikora nukuri tugana ku musozo washimiye biragaragara mu
maso yawe wanezerewe wishimye ndetse no kuri abadukurikiye navuga ngo nuzagira ikintu yabona azace kuri uyu mubyeyi agira icyo yamufasha. Hanyuma Maria, gira ikintu bwira pasiteri wawe wa wundi navuga ngo nawe nzagerageza muvugishe tunakorane ni wenda n'ikiganiro nyimusabe nakimana cyo bazakibona kuko ni ibintu bidasanzwe. Burya rero burya no kuvuga umuntu utamureba umuntu wagufashije oya ikiganiro ndabizi disirke adukurikira. Burya umuntu utavugisha umuntu kumurebe ngo maso umushimira ibintu abakoze ni ikosa ryane. Rwose ngiye mbashaka kureba umuntu wafashije. Ntacyo reka tuzashake ikiganiro we na pasiteri mwicaranye muri kumwe umwibwira amarangamutima yawe, ni nabyo byiza kungana muri kurebana, sibyo? Nukuri Maria ndagushimiye cyane wakoze. Ariko mbere yuko ngiye gushimira ngiye hari icyo ndibukugenere gito, ariko ntacyo nagari ngombwa ko ngingwera kuri kamera, ndakigwera ku ruhande ari nje nawe, sibyo? Bibiliya yavuga ngo icyo ukuboko kw'iburyo gutanze arya ngo ukundi niko kabimenye. Muri make ngiye n'impamvu ibitwa twabigaragaje kugira ngo wenda uwadutumye abone ko noneho ubutumwa yaduhaye twabusohoje bikagera kuri wa muntu yadutumyeho mu mahoro. Kuko burya niba umuntu agutumye iyo umutumikiye biba ari byiza, ariko ku ruhande rwanjye hari icyo tubwivuganire. Wakoze cyane mama, kandi reka mubwire ngo kuraje, Imana niyo nkuru, hari n'ikizakora n'ibiri imbere izabisohoza, sibyo? Amen. Wakoze cyane mama. Imana ibahe umugisha. Nawe. Gasaro TV.